murakoze cyane abadukurikiye abatureba inshuti zacu inshuti zanjye mwese Imana ibahe umugisha mu by'ukuri wenda avuze ngo ndi mama wa pasiteri ariko ntago ndi mama wa pasiteri ntago ndi mama wa pasiteri ubwo ndi umugore wa pasiteri nkaba n'umupasiteri ni imvugo yavuye muri Kongo bakunda kuvuga ngo ni mama wa pasiteri ariko ngiye nkunda kuba nezerwa nuko ndi umudamu wa pasiteri kandi nanone nkanishimira n'umuhamagara Imana yamaye ko ndi umushumba nkorera umurimo w'Imana mu itorero bita Getsimani Ministries aho niho mberemo umushumba niho dukorera umurimo urakoze cyane kunyakira abadukurikiye twese ubuhamya bwanjye ni burebure urugendo rwanjye ni burebure mu buto navutse nk'abandi bana mvuka mu bana benshi turerwa mu bana benshi turakura kugeza igihe rero mu myaka mikeya cyase mito navuga mu myaka 15 aribwo nge muri jewe bitewe n'urugendo umuryango wanjye uko warubayeho mu buryo bwa gikristo wari waratojwe gusenga uvuze ibyo bitangane ntabwo nguciye mu ijambo mu muryango wa gikristo tuzi ko hari amatorero menshi n'amadini menshi cyane hariho navuga ngo hari ADPR abapantekote abadivantista abagatulika abantu bose bemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ndetse bwacu nanjye ndimo twemera yuko turi abakristo wabaririzwaga cyangwa se wabarurirwaga mu muryango wa Kristo nabo bari mu muryango wa Kristo ariko babarirwa mu idini aryo dini ry'abakatolike ni idini rero za ADPR Methodist Assemblée de Dieu za Restoration za Temple na amatorero y'abavutse ubwa kabiri rero nabarirwaga mu idini aryo idini rya katolike rero nderwa mu rwego uburyo basengagamo ni nako batuyoboragamo rero uko bari babyinjiyemo cyane none je nabarushije agatambwe cyane none ndatera numva muri ngiye ko ngomba no kugera kuri rwo kwihimana nkaba masera yego aho rero niho ngira ngo dukomereze ubuzima urumva ntago dushaka yuko wenda nabyo tuzabigarukaho ukuntu mwari mubayeho mu muryango niba tutaba twinjiye mu buzima ariko ntago dushaka naho twabwiye abakunzi ba Weya TV show yuko tugiye kuganira na madamu wa pasiteri wakoze kudukosora twari tuzi ko ari mama pasiteri nkuko twabimenyerejwe nuko twabihamagara nuko twumvishe babihamagara noneho turashaka kugira ngo utwinjize mu rugendo none rwo kuba maseri noneho ugenda utubwira yenda mu buzima bwo kuba maseri byari bimeze bite duhishura yo kwinjira mu maseri no kugera mu maseri byari bimeze bite jambo n'ijambo ishusho iragaragara kuko yo mu maseri hanze ntagagaragara nk'abandi hari umwambaro mpuzangano yabo ya uniforme hari uburyo myitware yabo baba ari abakristo katolike nyine wawundi kugeze kuri kurundi rwego rwa rundi bateguramo kuba mu muntu nyine ukomeye ejo nzava mu mutagatifu urwo rero ni rwo nayinjiyemo mu buto bwanjye ndahaba abansenga nyine mu mbaraga zabo ariko mvuga ngo wenda birashoboka ko nubwo nari mpari narebaga uburyo basengamo nanjye wenda nkumva ariko nsengamo ariko nanone nkaba mfite indi nyota hari inyota natewe iyo nyota ntasobanukirwaga ariko yari ifite ikisobanuye ko byatumaga buryo uri ahantu ntunyurwe nuko hari ikindi kintu cyandi gihari noneho muri uko kumva ko nyotewe n'iyo nyota byatumaga ibyo nigishwa rimwe na rimwe hari ibyo mbonamo nk'amakosa nkabonamo nk'amakosa no kuba wenda nari mfite umuryango wanjye bamwe bari abapantekoti none ukora ko kuba ari abapantekoti ukuntu bari basobanukiye ijambo ry'Imana hano ukuntu bari basobanukiye imvugo y'Imana muri kwa gusenga kwabo kwatumaga basoma Bibiliya ubwo umukatolika badasoma Bibiliya ngo anayisome cyane abafite amasomo yateguwe amasomo azigishwe icyumweru cyangwa umwaka bazwi ariko abapantekoti bari bafite buri munsi uko bwije nuko bukeye yabaga afite guhishurirwa no kumenya bitandukanye nuko twe twari tuzi none rero wenda navuga ngo hari igice kimwe cyuko bansengeraga none ngezemo simbashe kumva ibyo ndiho mbwirwa niba koko bifatika noneho bikaba ngombwa ko ngerageza gushaka wenda ibyo bambwiye bati noneho niba muri Bibiliya wizera ari Bibiliya ntagatifu uyemera gerageza urebe iri jambo uraribonamo
nuribona murasanga rimeze gute rimwe nkagenda nkabonamo amakosa amwe n'amwe cyangwa se hahandi narindi nzi ngo nagezeyo ngasanga harimo ibitameze neza koko numva atari byo rero ndahaba muri uko kuhaba biza kugera igihe ngombwa ko Imana ibona ko atari ngombwa ko mpakomereza ahubwo impubundi butumwa bwo kwakomereza mu kuhaba rero ubuzima bwo kwihaye Imana ntabwo nabango n'ubuzima bumeze nk'ubw'abandi oya buriya hari ubuzima uburyo bubayeho uburyo butozwamo discipline warahawe harimo kubaha cyane ariko ukubaha utarimo kubaha Imana ahubwo ukubaha umuntu vuze mu byo kubaha umuntu nibuka ntuza icyegeranyo papa baherutse kumukorera cyangwa se we yivugiye yuko abatinganyi bagomba kwemererwa ubutinganyi ese ntabwo ibyo bintu byo kubaha umuntu ntabwo byaba bifitanye isano n'undi mwuka ubiherekeza utari mwiza utari umwuka w'Imana nk'uko twe tubabona kubera ko ni abantu baba batinyitse kamemo nk'uko umuntu abibona abona ari abantu batinyitse ese ntabwo haba icyo kintu tugiraho amatsiko kugira ngo tumenye kubera ko umuntu atari mu kintu yifuza kukimenya ese waduha ishusho wadufasha kwinjira muri ubwo buzima bw'abihaye Imana uko byabaga bimeze murakoze cyane urakoze cyane Emmanuel ushingiye ku cyo uvuze nanone papa yitwa nyir'ubutungane yego vango musenyeri yitwa nyir'icyubahiro papa yitwa nyir'ubutungane ngo umuntu witwa nyir'ubutungane nuko aba afite kuba hari icyo yavuga nakwita mu Kinyarwanda abavuga rikijyana afite uburenganzira bw'ikintu mbese abavuga nka afite akanwa kameze nk'ak'Imana uko ni nyir'ubutungane urumva aratunganye none ukaba wakwibaza ese uyu muntu nyir'ubutungane avuze ijambo ariko iri jambo rihabanye n'ibiri muri Bibiliya kandi ni umuntu w'ijijuke watorewe uwo mwanya ubona ko uwo mwanya yawutorewe awubereye none avuze ikintu niba avuze icyo kintu utekereza ko adafite aho agikura aho agikura rero ntawe wabayemo twinjiza aho hantu aho niho dushaka kugira ngo tugere n'ababa bariyo kugira ngo babashe kumenya uko bitwara mu bintu hari abantu batabyumva batanumva n'ubuhamya bwawe wenda ngewe narabwumvise niyo mpamvu naje kuri kamera kugira ngo mbinjize bya bindi koko basanzwe bumva by'impuha babyumve noneho by'ukuri nk'umuntu wabaye kandi utari kubasebya wakiriwe no kuba umwe mu bayoboye itorero uyu munsi wa none wenda mbigezeho nubwo ntari nabibabwiye ariko nubwo ari umudamu wa pasiteri ariko nawe ni umushumba noneho agiye kutwinjiza nk'umuntu w'Imana wari muri ubwo buzima agiye kubutwinjizamo neza twinjizemo neza utubwire ni gute byakorwaga ni gute uwo mwuka ni aho hantu ivomo ry'ibyo bintu bazana cyangwa se bafata kugira ngo babitwe ba nyir'ubutungane nirihe muri make nirihe vomo nihe bavoma izo mbaraga bazikura he zo kuba ba nyir'ubutungane kandi nyir'ubutungane ari Imana nyir'icyubahiro ari Yesu twinjiza aho hantu murakoze izo mbaraga ni imbaraga z'ubwibone ntabwo ni imbaraga z'ubwibone imbaraga z'isi bura nta muntu udafite umuyobora nta n'umuntu udafite ikimukoresha bivuga ngo uwaguhaye imbaraga zo kwiyita icyo uri cyo izo nizo zishobora gutuma wowe ubwawe ubasha guhagarara ukemeza ikintu gihabanye n'ikijambo ry'Imana rivuga yego bivuga ngo niba uyu munsi ashobora kuba umutagatifu k'umuntu kugira ngo abe umwere agirwa n'umuntu kandi umuntu umutagatifu cyangwa se umwere ari Imana ishobora kumenya umuntu ikarondora umutima w'umuntu ariko umuntu akaba utegura akavuga ngo nshingiye kuri ibi n'ibi nshingiye ku mirimo myiza nshingiye ku byo mwakoze uzaba iki tugutoreye kuba iki yego umuntu akitwa imbaraga akiha imbaraga zimwita ngo ni nyir'ubutungane kandi akiri umuntu Paul yavuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara we akumva ko hari urwego rundi yarenzemo navuga rero ngo buriya umwambaro w'umuntu uko yambaye imbere hari umwenda twambara ko utagaragara kandi ni uw'umumaro ariko uyu mwenda w'imbere nshobora kuwambara umeshe cyangwa utameshe ni nako rero navuga ngo buriya buzima bwababamo ni ubuzima inyuma hagaragara nk'ukuri ariko gutwikira ikinyoma kirimo imbere kandi iki kinyoma kirimo imbere kibasha kuyobora ukuri ni nacyo gituma abana bato batarimo imbere badafata n'ibyemezo
bo ntago bazi ukuri kurimo uko kuri kutwinjizemo noneho rero ntabwo kuri kose nubwo nako nanakuvuga kuko na nyiri ubwite ntibakuvuga ni ikintu kimaze imyaka myinshi bapfukiranye niba bwe papa yaricaye akavuga ngo abatinganyi bikavugwa ko bashobora ari abantu nk'abandi bashobora guhabwa uburenganzira ariko hakabaho icyegeranyo cy'abandi basenyeri bagahita bagitwikira bakagikavarenga bakagihindura ubusa sibyo bakavuga ati ntabwo ariwe wabivuze bakabyitirira abanyamakuru ko aribo bashobora kuba banabivuze yego bivuga ngo nuko ibyo yavuze bihabanye n'ibyo bo ubwabo bamwe bashaka bitewe n'imico y'igihugu kimwe ariko muri we icyo yavuze afite impamvu yatumye akivuga aho rero niho nshaka kugira ngo twinjire noneho ubwo urumva yuko twakoze ku mpande zose ariko ndagira ngo twinjire noneho mu buzima bwawe nka masera wari wihaye Imana wo kuba umubikira watubwira buryo ki imibereho yawe mu magambo make y'ukuntu byari bimeze ukomeje kubutinganya ese mu masera we wabaye mu myaka wabayemo nubwo uri buze kwitubwira kugira ngo n'abadukurikiye nabo bamenye ukuri bave mu rungabangabo bere kuhora babaririza ibyo batazi cyangwa se bagakurikira ibyo batazi bave ku giti dore Imana igakora ibitangaza uri mu bamasera ni iki kintu wabonye nawe ubwaho kikagutera ubwoba watinye ukaza ukavuga uti ngiye mu itorero ry'umwuka ntangirana ubutumwa n'abanyamwuka ngiye kuva kuri abo bafata ibyemezo bafite umwuka ubiherekeje watubwiye ko ukuri kose utakuvuga ariko hari ukuri wavuga uwo ukomeje kubutinganye tubwire ubwo ubutinganyi mu bamasera byari bimeze bite ho ntabubayemo se ni mu mapadiri cyangwa mu basenyeri gusa tubwire tunyurire muri make ahari abantu habona uruntu n'ibyaha birahaba kuba jyewe nari ndimo nkashobora kuba hari ibyo nabonye bitanyuze bitewe n'uko icyo nigishwaga atari cyo cyanakorwaga iyo mvuga ubutinganyi bugaragara mu bihaye Imana ni uko jyewe ubwanjye narabwiboneye mfite amakuru y'ibyo nabonye ibyaha bikorwa n'abantu batakagombye kubikora hari icyaha ushobora kuvuga uti nacitswe ushobora gucikwa ejo ukagwa mu cyaha ugasambana ko wakuruwe n'umugabo cyangwa wakuruwe n'umugore ariko none uguye ku nyamaswa iyo nyamaswa igukuruje iki ukurujwe n'umugore mugenzi wawe izo mbaraga zivuye hehe isi imbaraga ziguha kujya gushaka igikoresho cyakozwe n'umuntu gishushanya igitsina cy'undi muntu ariko icyo kintu ukemera kukigura nuko ari ikintu ubwawe watekereje kandi kugitekereza wambuwe bwaba umuntu wagenewe n'Imana wagenewe ko ugomba gushaka ukaba muri ubwo buzima wiha umugore wawe cyangwa wiha umugabo wawe nta cyaha kuja muri baba ngo kurongora ko abashakanye ngo nuko kabanduze ariko noneho harayo gukoreshwa izindi mbaraga zindi kubera gutinya bya bindi wasezeranye uti ndabivamo barambona gute ibyo ugasanga rero rimwe na rimwe bamwe banyiri ubwite barabizi ko bikora ariko ari icyaha uyu munsi mfite message za bamwe babikoraga babihaye Imana bareba bivamo bitewe n'uko ngerageje iyo tugaragara ni kuki kintu gikora kandi uzi ko ari icyaha ati ni umubiri rero nta gukoreshwa gutyo ugomba kuvamo cyangwa se ugafata umwanzuro imbere y'Imana uri isugi nako imbere y'abantu wasezeranye isugi n'ubumanzi ariko imbere y'abantu barakona nk'umuntu mwiza ariko imbere y'Imana izi abagabo uryamana nabo izi abutingana nabo izi nyamaswa usambana nazo izirari ryawe irabizi ese igikwiriye nuko twemeza abantu cyangwa gikwiye nuko twemeza Imana aho hantu ni heza cyane ugeze ndashaka kugira ngo noneho amatsiko y'abakurikiye Weya TV show ashire ni gute umuntu twebwiye tumubonye tubona ari intunganye kandi nuko avuga azana ibintu rwose ukabona azanye inkongoro ukabona ngo ari kumanura umubiri wa Kristo ukajya mu mubiri akahuza n'uriya mutsima turya kuri aritari akazana inkongoro y'amaraso akayavanga n'amaraso ya Kristo ari umutinganyi ibyo bintu bikorwa gute ni gute abantu babiboneramo umugisha kandi uwabitanze afite ibiganza byanduye
ibyo ngibyo impamvu bivuga ni uko uzi imbaraga z'Imana wazihishuriwe wazimenye ariko iyo umuntu akiri mu mwijima aba ari mu mwijima nicyo cyatumye Yesu yaje kugira ngo abere abari mu mwijima umucyo yego nuvuga umuntu wese urwego abwirizamo ubutumwa buhwanye n'ubwo yigishijwe yiga mu seminari akigishwa amategeko ya kiliziya akigishwa imihango byose akabikora ushobora kwemera ko padiri ashobora gusoma misa kandi atemera Imana bibaho akaba ashobora kuba yakora imihango akabikora rwose yanasinze ananyoye yamara kunywa akagenda kandi urabizi ko umutambyi wese atagomba gukora kuri vino ariko akanywa ibyo murabizi ko muhura nabo mu kabari akaba yanyoye akaza kuko ni imihango ari wayobora ntabwo ari ikintu kimurimo niyo mpamvu rero agiye umugisha umwuka wera cyangwa roho mutagatifu akamugenderera abasha kumukomanga akava muri cya kibi ariko igihe atarahura nawe ngo bamwizera bate ntawe uramubabwira yego aho rero niho dushaka kugira ngo ubabwire Imana bave ku giti bamenye Imana nyakuri nkaho wahoze mu Bamasera uzi imihango n'imigenzo yakorwagamo hari iyo tutaravugira kuri kamera za Weya TV show kubw'impamvu z'umutekano wa Madame Pasiteri ndetse kubw'impamvu z'itorero ashumbye no kubw'impamvu z'igihugu cy'u Rwanda dukunda cyane mbese none ni gute uwo muntu niki wabwira abantu biyoberanya bakigira intama kandi ari amasega aryana ijambo ry'Imana riravugwa buri munsi dufite ubutumwa bwiza bubaca ku macano menshi buca no ku n'abapasiteri barabwiriza n'abandi bantu bose barabwiriza na Bibiliya bwayo barayifite nabwo ni urwandiko rwagombye kubayobora rimwe na rimwe hari igihe uvuga ikintu umuntu wese akacyita bushize harabyo navuze mvuga nti imva ziba mu nsengero muri za kiliziya bamwe baranabihakana ariko hari amadiyoseze amwe n'amwe musenyeri ntabwo ajya ahambwa hanze musenyeri ahambwa mu kiliziya n'imbere musenyeri ahambwa muri kiliziya n'imbere ahambwa iburyo ahasomerwa ivanjiri reka tuzi bamwe ndabadukurikiye muzagende mugera kuri katedrali y'i Butare mukajya kuri katedrali y'Ikibungo izo zonyine ebyiri mugasanga nta mva zirimo za musenyeri ziraho muzamenye ko mbeshya utundi tuntu duto cyane ko yagiye no kubashyingura twese turaza nk'inshuti z'imiryango rero habamo utuntu turaho ariko nicyo bamubwira ngo abantu bakeneye kwizera ijambo ry'Imana iyi ririya bakayisoma ku manywa na nijoro ikabasha kubabera umucyo Yesu akakubera umucyo ntuhagarare gusa ku mahame hari abantu umuntu ajya yicara akavuga ngo ugasanga umuntu atinze ku gitambaro atinze ku maherena nibagera muri izo kiliziya bazahasanga no imva za musenyeri bivuga ngo niba umuntu agomba kuba iyo umuntu yamaze gupfa aba yamaze kuba nta kintu aba agomba gusubira mu gitaka nta kintu aba kimaze ni umuzimu kuki uwo muntu bamusengeraho kuki uwo muntu bamuturiraho ibitambo kuki batura umugati na divayi byejejwe imbere y'imva y'umuntu wowe n'igute noneho nta n'impamvu yo kwiga tujya gusenga mu nsengero cyangwa za kiliziya tugende mu marimbi dukorereyo amateraniro duhimbaza Imana tubyinira Imana yo mu irimbi umuntu n'undi ntabwo umuntu agirwa umutagatifu n'undi muntu ntabwo umuntu agirwa umutagatifu kuko umuntu afite ubuzima bwe bwihariye rero iyo umuntu yiceka kugena ngo uzaba iki kandi hanze ukagushyira hariya ugasoma misa ubizi ko ibyo kuvuga atari byo ibindi ho mvuga mfite abapadiri mfite ababikira benshi muri iyi minsi rero bampamaga bavuga ati turambiwe iri binyoma turambiwe ibihe turimo turambiwe gusenga amasengesho twateguriwe atari amasengesho twivaniyemo isengesho wateguriwe n'umuntu ntabwo ryaguhindura niyo mpamvu ujya mu misa ya mbere ya mu gitondo ya bita nibature uvuye kuraguza ku mupfumu nzahora mbivuga ko igihe cyose ntabwo batwigishe guhinduka niyo mpamvu umunyarwanda bigoye kugira ngo yizere Imana kwikora kubera iki Imana yabwiwe n'imihango uburyo ayiyoborwamo irasa n'ubundi n'uburyo yakoragamo mu mihango yo kujya kubandwa uburyo yaragabandwa birakorwa kimwe ahubwo ikibazo nuko kimwe gikorwa ku manywa ikindi kigakorwa nijoro yego
urakoze cyane. Ugeze aho twatangiriye havuga ngo none bitaniye hehe niba umuntu ashobora kujya mu irimbi akiyambaza imizimu y'iwabo, akiyambaza imana tutigeze tumenya, akiyambaza za karanda, akiyambaza akagenda yambaza ibintu, akajya ikuzimu ngo akazana amafaranga. No mu rusengero naho kugira ngo bubake kiliziya, kugira ngo batange umubiri wa Kristo, kugira ngo batange amaraso ya Kristo, hakaba hari izindi mbaraga zibiherekeje. None turibaza nka Weya TV show, turibaza ngo bitaniye he? Aho rero niho warugeze. Ikibazo cya nyuma nifuzaga kukubaza, noneho tugasa nkaho turangije uyu munsi, tukazagaruka mbashimira yuko cyangwa se mbashishikariza kuzongera gukurikira video y'ubutaha, niho tuzajya kumusura iwe mu rugo, noneho twinjire atubwire kuntu noneho ubu umuryango akimara kuva mu masera byagenze bite, noneho yakiraga kizate, ubu umuryango we bimeze bite, anatugezeho n'ijambo ry'Imana. Ikibazo cya nyuma Madame Pastor tugiye kumaza niki? None niki twakora kugira ngo abantu bamenye ukuri? Icyo twakora ni ukongera igihe kivuga butumwa, abantu bakavuga ubutumwa, kuko abantu bari mu buyobe ni benshi, yaba bavuga butumwa bankurikira, yaba bamenye ukuri. Ukeneye kuko ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Ukeneye mbere yuko wowe ushobora kuba uri umukatolike utabyumva kimwe nanjye, byo n'uburenganzira bwawe, ariko ukeneye kuvuga ngo buriya nta n'izisakuza, nta yisakuza idafite impamvu. Ushobora kuvuga ngo niki gituma ibi bintu bire bivugwa, nuko ari ijambo ry'Imana rero rimanuka, nuko hari ububyutse izanye bwo kugira ngo uve mu mwijima uje mu mucyo. Amen. Fata Bibiliya ntagatifu nayitaniye na Bibiliya yera, wisomere. Ubundi kera gusoma Bibiliya ntagatifu baje tugura ko gusoma Bibiliya ari sakirirego, ari icyaha. Ukajya gusenga, ugiye gusabira umuntu wapfuye ngo umusabire misa, utanze amafaranga. Aya masengesho umuntu wapfuye uramusengera ngo azuke. Ugomba kumenya niki gituma, niba ntashobora kuba najya mu irimbi ngo nicareyo mvugeyo amasengesho, niki gituma igituro cy'umuzungu, igituro cy'Abisi mutagatifu, byose ni kimwe, byose ni ibituro bivemo umenye ukuri. Wegera ijambo, ujye mu ijambo ry'Imana, nubwo wisomera ijambo ry'Imana, wige gusenga watura ibyaha byawe, wihane. Numara gusenga watura ibyaha ukihana, ukamenya ko gusambana ari icyaha, ukamenya ko gutinganya ari icyaha, Imana ari icyaha, Imana yanga urunuka, ukamenya ko ibyo bagutegeka babikora kubw'impamvu zabo, kubw'inyungu zabo, ukamenya ko kunywa inzoga ari icyaha. Ibyo byose ukabivamo, nawe ubwawe Imana izakubara mu ntore. Yego ahantu hose ari umugeni wa Kristo, ariko iri jambo ndivuze kugira ngo ubwawe umenye ukuri, uve mu mwijima. Nuva mu mwijima uzabona umucyo. Twese twari turiyo duhumye, ntabwo navuyeyo kubera ko nahise mba umupantekoti, oya, nanabivuyemo mu mukristo katolike. Nyuma ngenda buhoro kuko nanjye hari imyumvire nari mfite, ariko ngirwa umugisha, umucyo w'Imana uramvira, nigishwa ijambo ry'ukuri ndafata. Ariko uzi kuba ufite ubutunzi ari bwo bw'ijambo ry'Imana, ariko ukarikenana. Kurikenana n'iki? Nuko utazi ukuri, nuko utazi ikikugize, ngo utazi icyaguhindura. Ariko umunyantege wese ukubwira azavuga ngo ndasenga, ngo usengera muri gatolika, ko ariko ni ikiraro kikwemera ko ahantu hose ugomba kujya. Umuntu wese udafite idini nahabarizwa, ariko ukene kwizera umwami Yesu, ugahinduka ukakira ijambo ry'ukuri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi comment zanyu ndazikunda, kandi ko zirankomeza zikanyereka ibyo ndiho nkora ko ari ukuri, kuko ijambo riravuga ngo yaje mube abe ntibamwakira. Rero ndabizi ko bimwe mutabyumva, ariko rimwe na rimwe hamwe n'Umwuka Wera Imana izafasha mu byakire. Murakoze cyane. Uvuze ijambo ryiza urangirijeho ngo hamwe n'Umwuka Wera ibintu bazagenda babimenya. Hari abifuza kuba baguhamagara, hari abifuza kuba bakuvugisha ukabasengera, uri Pastor Fanny. Hari abifuza kuba bakugisha inama y'uko babivamo. Watwemerera niba bitakugora watanga nimero zawe kuri kamera? Arabyemeye cyane kuba yatanga nimero ze kuri kamera, ariko atarazitanga
aramanza adushira imbere y'Imana noneho abone gutanga reka nange nimero zanjye kuko inyuma y'ijambo ry'Imana gusenga nta kindi gikurikiraho. Impamvu nange nimero zanjye mba ngira ngo ukuri kose ntabwo kuvugira kuri kamera, ariko iyo muhamagaye mbasha kugusobanurira neza kandi ukananyurwa. Rero nimero zanjye ni 0788 61 26 04. Wanyandikira kuri WhatsApp, wampamagara hose ndakwitaba 0788 61 26 04. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu ndagushimye kuri Imana ikomeye. Senge buri muntu wese ukurikiye icano kugira ngo umucyo umuvire abashe kumenya ukuri kumukure mu bibi, ukuri mu bata bw'amategeko. Mwami Yesu cyakuzanye waje gukuraho waje gukomeza amategeko, waje gukuraho imihango. Mwami Imana reka ubabere inzira y'umunezero yo guhunga ikibi, yo guhunga Babuloni, yo guhunga imikorere y'umwanzi Satani, ahubwo itabakiza ahubwo ibarimbura. Mana ndasabye kugira ngo abo bumvise ubutumwa ubagendere kandi ubereke inkomezi zawe, ubakomeze kubw'ubuntu bwawe, kandi Data witeka nyiringamo banduke mu gitabo cy'ubugingo, ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ahubwo babone umucyo uturuka iwawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.